Mama yabuze ababyeyi amaze kubabura arererwa mu kigo cy'imfubyi, aza kumutera inda yanjye, ayimuteye aranyihakana, ibintu nk'ibyo nyine nkura mu buzima bugoye, na n'ubu ngubu ni igikomere mfite kuko uko nguko mubona ngeze aha ngaha ntabwo ndicarana na data ngo tuganire anyite umwana we. Narakuremye nguhe ubwiza urihindura mubi uriyoberanya, naguhaye iyi si ngo uyigenge urayangiza uyuzuza intambara, gutuma amahoro ugwiza amahano, guha ishyaka ry'ibyiza none ugushije ishyano, umutima wawe uwuzuza ibibi bizarimbura isi, nkugire nte n'iki nagukoreye kumbabaza, ngaho umpindukirire ubona amahoro. Mumeze mute? Mumeze neza? Nizere neza ko mumeze sawa. Nanjye mvuga nitonze cyane. Reka mbasuhuze yemwe bakunzi ba M1 TV bari ku butaka bw'u Rwanda. Reka mbasuhuze mwebwe muri ku butaka bw'i Burundi mu gihugu cy'i Burundi. Reka mbasuhuze mwebwe muri ku butaka bwo ku mugabane w'Uburayi ndetse n'abari ku mugabane wa Aziya, mbabwire ngo mwese muhawe ikaze muri iki kiganiro. Ni Jado n'umuhungu w'Abanyarwanda. Reka tubasuhuze aba Islamu, mbabwire ngo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kandi nsuhuze abakristo bo muri Kiliziya Katolike, mbabwire ngo Kristo Yesu akuzwe. Kandi nsuhuze abadivantiste b'umunsi wa karindwi, mbabwire ngo maranata, ndetse namwe mwese musenga ku munsi wo ku cyumweru, mbabwire ngo Yesu nashimwe. Ibiganiro bya M1 nakagaruka. Uyu munsi wa none tubakubita ikiganiro cya mbere, ejo tukabakubita ikindi, ejo tukabakubita ikindi, inkuru zo ewana muratuzi namwe. Kuri uyu munsi wa none rero kuri screen zacu turi kumwe, niba ari umukobwa niba ari umudamu simbizi, gusa icyo nzi cyo nuko ari umuvandimwe wa Clarisse Karasira, asa neza, agaragara neza. Niba ari buze kuza kubibwira akora mu nganzo aturirimbira, niba ari buze kuza kubanza kutwibwira tuje simbizi, reka njyewe mwakire, ahasigaye sinzi icyo ari bukore. Tuguhaye ikaze kuri M1. Narakuremye nguhe ubwiza urihindura mubi uriyoberanya, naguhaye iyi si ngo uyigenge urayangiza uyuzuza intambara, gutuma amahoro ugwiza amahano, guha ishyaka ry'ibyiza none ugushije ishyano, umutima wawe uwuzuza ibibi bizarimbura isi, nkugire nte n'iki nagukoreye kumbabaza, ngaho umpindukirire ubona amahoro. Murakoze. Amazina ni Masengesho Divine, ndi umwari w'umunyarwandakazi w'imyaka 18 uri kuzamuka atera ikirenge mu cya mukuru we Karasira mu muziki nyarwanda. Murakoze. Njye mvuze ikintu mvuga rwose kubera kukoze mu nganzo numvisha imiririmbire, ndavuga ni byange bikunde. Njyewe simbizi, njyewe nimaginaga ari Clarisse Karasira ndimo ndatunga mikrofone urimo uraririmba, kubera ko uburyo uririmbye, uburyo ukoze mu nganzo, ndahamya neza yuko bajya bavuga ngo umudiho uva mu itako. No kuvuga ngo ibyo uririmba hari aho ubikomora. Navuga ngo iki kiganiro kigiye kuba umuriro, iki kiganiro kigiye kuba umuriro. Ahubwo abakunzi ba M1 ndabasabye comment zizabe nyinshi, ziziyongera, zizabe nyinshi. Muri kano kanya ufite imyaka 18, umbwije ukuri? Mfite imyaka 18. Njye buriya ni impamvu nari nagize isoni mvuga ni uraza kuza kutwibwira cyangwa se unatubwira imyaka. Impamvu nari nanze kukwita umukobwa, hari ukuntu umuntu agira igikuriro,
akagira igikuriro wamureba mu maso ukabona ni afite nko mu myaka nka 25, 27. Njyewe niyo myaka nakubariragamo bitewe n'uko nakubonaga mu maso, ariko nunguwe no kubona ufite imyaka 18. Kandi ndanahamya neza yuko n'abadukurikiye abantu bazizera yuko ufite imyaka 18 ni bakeya. Ahubwo ese muri kano kanya nk'umukobwa ufite impano nk'iyo ngiyo, uririmba mu buryo ngubwo, ese kuva watangira kwinjira muri ibi bintu bimaze kukugeza kuki? Kuva natangira kubyinjiramo urebye nta kintu gihambaye, kuko nta hantu kure nari nagera, ariko ugerageje iyo nagiye gusohora abageni mu bitaramo runaka, mu marushanwa nkatsinda, ngenda mbona amafaranga buhoro buhoro. Icyo nifuza rero ni uko abadukurikiye badushyigikira, bakanshyigikira kuri channel yanjye ni Masengesho Divine, bakande subscribe, like na share na comment. Hanyuma abakeneye kuba bamvugisha bakampa ubusobanuro, bakagira icyo bambwira, bakagira n'icyo bampuguraho mu bihangano byanjye, bakagira n'icyo bamfasha, n'inkunga zirakenewe kugira ngo icyo nifuza ni uko inganzo yanjye yabasha kwambuka, njya nkunda kubivuga kenshi, ikagera n'ibwota amasimbi hakurya y'amazi. Nshobora kwibaza iki kibazo, mu by'ukuri ufite iyo mpano, ariko ndimo ndagira ngo wenda kugira ngo mubaze iki kibazo. Clarisse Karasira, igituma akenshi nkunze kuvuga ko ari umuvandimwe wanjye, dukora bimwe, duhanga bimwe. Nanjye ntago ndirimba indirimbo gusa, ndaziyandikira, nkandika n'imivugo, ndi umusizi kabuhariwe, nabyo ndabikora. Nkaba umwanditsi w'amafilime ku bashaka ko nayabaha bakayikinira. Hanyuma ikindi gituma mvuga yuko ari umuvandimwe, ni umunyarwandakazi, kandi nanjye ndi umunyarwandakazi. Nicyo ngewe muranasa. Bajya babimbwira. Oya murasa. Ese mu by'ukuri winjiye muri ibi bintu, winjiye muri iyi njyana y'umuziki, nshobora kwibaza ese wowe Clarisse Karasira aririmba gakondo nk'uko nawe wakoze mu nganzo numvishe uririmbaho gakondo? Ese ni gakondo gusa uririmba cyangwa se ufite n'izindi ndirimbo n'ubundi uririmba? Ndirimba indirimbo ziri mu njyana ya gakondo ariko zitandukanye. Hari indirimbo z'ingabo, hari indirimbo z'intwari zitangiye igihugu, hakaba izo kwibuka, izo kwita amazina inyamaswa zo muri parike, hakaba n'indirimbo zireba umuntu ku giti cye, zivuga kuri story runaka, hakabamo n'indirimbo z'ubukwe. Ni ukuvuga ngo kuri uyu munsi wa none u Rwanda rukeneye abantu bafite impano, abantu bashoboye, ku buryo umuntu avuga ngo ngenda ashoboye, wamara kuvuga uko ushoboye ukerekana icyo ushoboye, ahasigaye u Rwanda narwo rukagushyigikira, kubera yuko u Rwanda ni u Rwanda rwiza. Ubuyobozi bwacu ni bwiza, bupromotinga abanyarwanda bose muri rusange kugira ngo bagire aho babasha kuba bagera. Ese ufite ababyeyi? Nacyo ni ikibazo nshobora kwibaza nanone. Kandi yego, mbana na mama. Papa wawe? Papa ntabwo turi kumwe. We ariko ariho? Ariko ni amateka maremare ntashaka gusubiriramo hano. None se byibuze nubwo ari amateka maremare, kubera yuko abantu bake, hari impamvu abantu batanga ubuhamya, ni ukugira ngo hari abantu benshi babaye mu buzima nk'ubwo umuntu runaka aba yarabayemo. Hari benshi baba barabaye mu buzima nk'ubwo, ku buryo hari umuntu wumva ubu buhamya ari muri Amerika cyangwa se mu Bushinwa cyangwa ahandi hantu runaka, akavuga ati yewe we, tuzi ko uyu mwana amateka ubuhamya afite ari nk'ubwo nanjye mfite. Sinzi kugira ngo abantu bose baze kuza kukwiyumvamo, kubera ko kugira ngo kariyeri y'umuziki wawe izamuke, byakwanga byakunda, nuko ukeneye amaboko y'abantu. Sinzi, njyewe n'inama nakugira, n'abantu wenda badukurikiye bazandika muri comment bazambwira, uramutse utanze aka kantu k'ubuhamya, niyo watanga akantu k'ubuhamya k'iminota 2, ndamya neza ko nta kantu kagushyigikira muri uru rugendo. N'umuntu wareba iki kiganiro niba bari kuza 40 bahita baba 80, wagira akantu k'ubuhamya utangaho gatoya. Murakoze. Gusa reka maze ngubwire ngo pole sana, ihangane kandi ukomere. Ndahamya neza ko amarira yo yaje, ariko wihangane. Mama yabuze ababyeyi, amaze kubabura arererwa mu kigo cy'imfubyi. Mu kurererwa mu kigo cy'imfubyi
data yaje kuzamusangamo kuko hari ibyo yitagaho, aza kumutera inda yanjye, ayimuteye aranyihakana, ibintu nk'ibyo nyine nkura mu buzima bugoye. Na n'ubu ngubu ni igikomere mfite kuko uko nguko mubona ngeze aha ngaha, ntabwo ndicarana na data ngo tuganire anyite umwana we, nta nubwo turaganira. Nagerageje kumusanganira, mama atera intambwe aramunyereka, arambwira ngo ndi ikinyendaro ntabwo ari data. Ubwo rero no mu bintu bituma nifuza ko nagera kure, mba numva nshaka gusiba izina data yanyitse ry'ikinyendaro, nkambara irindi zina. Nibyo ngibyo. Mu by'ukuri navuga ngo komera komera, buriya icyo umuntu yakugira cyo, icyo umuntu yakwita cyo, bihabanye n'umugambi w'Imana cyane. Kubera ko nagerageje kugenda nganira n'abantu benshi, hari abantu benshi bihakanywe na ba mama wabo, abandi bihakanwa na ba papa wabo, ariko kuri uyu munsi wa none bamwe ni abagabo barabyaye, bameze neza, bari mu buzima bwiza, ku buryo kuri uyu munsi wa none niba umuntu wenda nka papa we yaravugaga ati ubwo uri kumwe na nyoko gusa ndabizi ntabwo uzakura, ntabwo uzabaho, muri uyu munsi wa none uwo nguwo akaba afite abana 5 cyangwa se akaba afite amafaranga ari muri za miliyari na za miliyari. Ni ukuvuga ngo icyo umuntu yakwita cyo bihabanye n'umugambi w'Imana, ariko navuga ngo iyo ntego cyangwa se iyo ntambwe wateye, navuga ngo ni intambwe nziza. Ariko nakubwira ngo nubwo wenda papa wawe yakwihakanye, ariko wumve yuko uri mu Banyarwanda, u Rwanda rufite ababyeyi, kandi si uko umwana wese, niba nawe ufite mama wawe, hari ubu udafite umubyeyi n'umwe, ariko kuri uyu munsi wa none bamwe barakuze kandi batari bazi ababyeyi, ni imfubyi, nta mubyeyi n'umwe afite, ariko yarakuze yaranabyaye. Uwo muntu wese, kandi umuntu udukurikiye wese, ndahamya neza yuko azandika muri komenti, turabizi neza yuko nawe uzasoma komenti uzabibona, ariko nakubwira ngo humura, n'uri wenyine, uri kumwe n'Abanyarwanda, wageze imbere y'itangazamakuru, ntabwo uri bukurikiranwe nabo mu Rwanda gusa, urakurikiranwa n'abandi bari mu bihugu bigiye bitandukanye. Ariko reka nkubwire ngo iyo ntambwe wateye ni nziza. Ese muri kano kanya mama wawe ameze gute, abayeho mu buhe buzima? Murakoze. Mama navuga ko uko biri ndashima Imana, aho igejeje ikora kandi nyiragiza n'ibiri imbere. Mama atunzwe no gukora akazi gasanzwe nk'abandi bose, nanjye nyine mba ndaho ndimo shakishiriza muri muzika, nubwo abaterankunga bataraboneka, ariko mbishyira mu maboko y'Imana, kuko nzi neza yuko Imana ari se w'imfubyi, ntabwo data yantererana ngo n'Imana intererana. Ni ukuvuga ngo muri kano kanya uracyari kumwe na mama wawe, ariko wowe ngenda cyabana na mama. Ese byibuze ukimara kwinjira muri uru rugendo rw'umuziki wawe, wagiye ubona byibura abantu bagiye bakubwira ati kuraje, urashoboye, komereza aho ngaho, byibuze hari uwabashaka kuguha ibyo 2, hari uwabashaka kuguha ibyo 3, kugira ngo ubashe kuba nanone wafasha mama kuba mwakomeza imibereho yanyu, byagenze gute? Yego, byagiye bibaho, kandi n'ababikoze aho bari bumve ko mbashimiye, barakoze. Hari n'abagendaga bambwira bati rero dore nta kintu uri gukora, ni wowe ufasha mama, ngwino tukurangire ibiraka by'ubukwe ujye gusohora abageni. Nkajyayo nyine kugira ngo ndebe ko hari naho nagera na mama, kandi nkagira icyo mufasha. Kuri uyu munsi wa none njye ndagaruka kuri icyo kintu, nibyo birababaje, ariko njyewe impamvu wenda nari bubitindeho cyane nuko ntabwo ndi kukurebera mu buzima urimo kano kanya, ndimo ndakurebera mu buzima buri imbere.
buri imbere bushobora guhinduka mu kwezi kumwe cyangwa se mu cyumweru no mu munsi umwe bwahinduka, ariko ndimo ndareba mu buzima bwawe buri imbere, ahazaza hawe hazaba heza kandi ahazaza hawe hazagirira abanyarwanda umumaro ndetse n'abandi bantu bose muri rusange. Nakubwira ngo rero ufite ubutunzi bukomeye kandi bushobora gufasha abantu, niyo mpamvu nubwo nta gishoro ufite nta mafaranga ufite, ariko icyo ufite nicyo cya mbere ugomba kugira, amafaranga akaza hanyuma. Ese kuri uyu munsi wa none nk'umwana umwe mama wawe afite, gusa navuga ngo nubwo papa we nawe yakwihakanye aracyariho, mu by'ukuri kuba wenda muri kano kanya atarakwemera, igihe gishobora kugera akakwemera ntawamenya. Ese muri kano kanya papa wawe aramutse akwemeye byagenda gute? Aramutse anyemeye naramubabariye kuko ibyo naciyemo ni byinshi. Njye na mama twaciye mu buzima bugoye na n'ubu, ariko uko biri ndashima Imana. Ubwo rero njye nta mwanya w'inzika n'urwango ufitiye umuntu, kuko igihe kizagera tuve muri iyi si. Nta mpamvu yo kwanga umuntu, kuko n'Imana Yesu yemeye kubambwa kubw'urukundo. Imana yamwohereje aza gucungura abari mu isi. Rero mu gihe yaramuka agarutse, njye naramubabariye, n'Imana ijya ibyumva. Ndumva nta rubanza mufiteho, ni umugenzi ujya mu ijuru, nanjye ndi umugenzi ujya mu ijuru. Nawe ahari kandi agira amahoro, yumve ko musuhuje nubwo yanyanze. Nakundi bibaho ni ukwihangana. Ariko nanone ntabwo nabura kukubaza iki kibazo, niki cyakugoye mu rugendo rwawe, mu bwana bwawe, mu buto bwawe? Ni ikihe kintu gishobora kuba cyarakugoye nyuma y'uko papa wamaze kukwihakana mu rugendo rw'ubuzima uri kumwe na mama wawe gusa? Murakoze. Ntabwo ari ngombwa ngo mumbaze ngo mu gihe data yaramaze kunyihakana, kuko yanyihakanye nkiri mu nda, maze kuvuka nyihakanira mu nteko y'umurenge yateranye. Nabanye na mama, ikintu cyangoye cyane, nkunda abana pe, nkunda abana, n'urugo rurimo abana mba numva naba inshuti yarwo, kugira ngo nkunde nibonere b'abana dusabane, nubwo yaba ari impinja nkaheka nkaterura. Ni ukuvuga ngo ikintu cyangoye ni ukuba njyenyine mu buzima bwanjye, nyine nta muvandimwe ndeba, nisiga nkisanga. Ikindi cyangoye ni ubuzima bubi twagiye ducamo jye na mama, ariko Nyagasani akaduha imitima yo kwihangana. Ubuzima bwo bugomba guhinduka kubera Imana ndetse n'abantu bayo. Ariko se kugira ngo umenye yuko ufite iyo mpano yo kuririmba, wabyiyumvisemo ryari? Nabitangiye nkiri muto, mama niwe ujya ubimbwira ko najyaga ndirimba uturirimbo nkiri mu mashuri yo hasi, ntaramenya kuba nakwandika. Ngahimba uturirimbo, kumva ndimo ndaturirimba nanezerewe. Rimwe na rimwe yewe hakaba nubwo mbyanditse mama ntabiha agaciro, ati ubu urimo urapfusha amakaye ubusa. Kugeza ubu ngubu mfite indirimbo 230 zanditswe. Ufite indirimbo 250? Na 30 ni zingahe? N'eshatu nizo zabashije gukorwa audio, ariko zose hamwe ni 230. Harimo n'imivugo. Ni ukuvuga ngo nagiye mbyandika guhera mu wa kane primaire, nkimara gutangira kwandika neza, maze kumenya kwandika ibihekane, nagiye mbyandika kugeza na n'ubu sinsiba kwandika. Ndacyabikora nubwo nta baterankunga afite, ariko nzi yuko Imana yakoze ibingibi nkabasha kugera hano, n'ibindi zabikora. Ni ukuvuga ngo muri kano kanya hari igitekerezo ngize, abakunzi ba M1 namwe muzandike muri comment iki kintu ndashaka kugikora, ndimo ndumva hari umuhanzi nshaka kuzaguhuza nawe. Yego murakoze. Ndumva hari umuhanzi nshaka kuzaguhuza nawe, uzi kuririmba, uririmba neza. Ni umuhanzi upromotinga abantu uko baba bameze kose, ubuzima bwose baba barimo. Se byibuze uri kumva nk'abahanzi uba wumva wahura nabo ugize amahirwe, ni nkande nandi? Mbwiramo byibuze babiri, bashobora kuba benshi wenda, ariko mbwiramo babiri. Murakoze. Numva nifuza guhura na Clarisse Karasira.
ikindi kandi numva undi ni umuhungu undi ni umuhungu oya nawe ni Cecile Kayirebwa. noneho muri abo ngabo rero sasa ngenda ndashaka kuzaguza n'undi muhanga ni umusitari nini cyamamare uko wakumva Clarisse Karasira uko wakumva Cecile Kayirebwa njyewe ndimo ndumva wenda nzaguza n'abandi ariko ndimo ndashaka kubanza kuguhuza n'umuhanzi witwa Karabo K'Imana Patrick ndimo ndifuza kuzabahuza sinzi niba wabo muzi. Yego nawe ndumva nifuza guhura nawe byaba ari byiza yaba ari amahirwe kandi yaba ari n'umugisha kuko naramukunze namumenyeye ku ndirimbo kera nabyirutse numva indirimbo yari yarakoze ivuga ngo nibakubona bamwe bazumbirwa. aho turirimbireho gatoya ntushaka kuririmba yose. oya ndaririmba karofre nibakubona bamwe bazumirwa nibakubona bamwe bazatangara bazavuga bati dore ya mana yabo cyo ntimundorere dore uko ibarengeye. Wow, iyo ndirimbo nakuze nyumva ndi umwana ikajya igenda inyegera mu matwi nkura ntazi n'uwayihimbye nyumva amaudio nyuma nza kumubona none rero nawe rwose ndifuza guhura nawe yaba ari umugisha ni umugisha pe umuntu wakoranye indirimbo na Marie Clarisse Karasira nanjye n'ukuri duhuye tukicara tukaganira umutima wanjye wanezerwa. ukivuga kuri iyi ndirimbo ya Patrick Karabo K'Imana navuga ngo iyi ni indirimbo mu ndirimbo za Karabo K'Imana ni indirimbo yagize imbaraga mu buryo bukomeye cyane. hari abana bihakanwe na ba mukase bihakanwa nabo ba mukase bakajya bavuga bati ntabwo muzakura ntacyo muzimarira naho muzigeza ariko kuri uyu munsi wa none abo ba mukase nibo bantu babaye abambere bo kuhamya. Haravuga bati nyamara uriya mwana yari ninjye wamureze ninjye wamureze ni kimenyimenyi mfite nimero ye ninjye wamukoreye ibi nibi mfite n'amafoto twifotoranije nyamaza ugasanga nibo bagabo bo kubihamya bitewe nuko uko bari bamuzi muri cya gihe nuko bamubonye muri kano kanya harimo itandukaniro rikomeye cyane. nanjye reka nkubwire ngo ngutuye indirimbo hari igihe kimwe mu myaka mike iri imbere cyangwa se mu mezi runaka cyangwa se mu byumweru runaka nawe wamenye umugambi w'Imana abantu bamwe bazakubona batangare. ni ukuri Akarabo K'Imana wahimbye iriya ndirimbo ahari ndamushuhuje mu byubahiro bye yumve ngo iriya ndirimbo yankoze ku mutima ni ukuri sinzi uburyo nabasha kubikubwira niyo nyumvisha amarira arashoka kuko ibintu yavuzemo bijya guhura n'ibyo nagiye nshamo. so Imana imuhe umugisha kandi mukomereze inganzo kuko akomeza imitima ya benshi. akira ndirimbo niyo yiririmbye ukunda kurira hari n'ikindi kiganiro nigeze kubona wakoze rwose uvuze kuri ya ndirimbo mbona amarira amanutse. iyo nyumvishe inyibutsa byinshi ku buzima bwanjye. sinzi nagerageje kuganira n'abantu benshi bagiye batandukanye ubundi muri uyu muziki nyarwanda cyangwa se muri gospel iyo uvuze ubundi abantu babiri bana niyo byagenda gute niyo intambara zaba intambara ntibashobora kwibagiranwa umuntu witwa Karabo K'Imana umuntu witwa Theo bose babireba abo ni abantu baririmbye indirimbo na n'uyu munsi wa none zikomeje gukora mbega navuga ngo zikomeje no kugenda zongera komora ibikomere by'abantu kubera yuko hari umuntu wenda wanyuze mu buzima runaka ariko yumvise iriya ndirimbo aravuga ati nanjye igihe kimwe nzatungurana reka nkubwire ngo mwemere kuzaguhuza na Nuza na Patrick ndetse n'abandi bahanzi bose muri rusange tuzagerageza kubaganiriza twumve ko twazabahuza ariko se niki wabwira abantu cyangwa se niki wasaba abantu nguhaye umwanya sinzi iminota yose uri bukoresha ariko ibyo wumva ushaka kubwira abantu byose bibabwire. so murakoze mbanje kubashimira mu byubahiro byanyu nabakunze kandi nabo ndabizi ko bankunze. so abadukurikiye kuri iki kiganiro icyo nifuza kubasaba nk'umwana w'umukobwa biragoye ariko icyo nifuza ni uko ndatangiye mbabwira nti ndifuza abantu bo kuntera inkunga kugira ngo umuziki wanjye n'ubutumwa bwo mu bihangano byanjye bubashe kwambuka no hakurya y'amazi bugere no mu bindi bihugu bikore henshi ku isi kandi ndabizi neza ndifuza niba iyi si ifite nk'ibihugu wenda reka ngereranye mvuge nka 40 byibura ibihugu 38 bikabasha kunkurikira kandi ubutumwa bw'ibyo mvuga
bukabasha kugera ku mitima ya benshi. So ndabashimiye, mujye kuri YouTube channel yanjye ni Masengesho Divine, mukore subscribe, link na share na comment, rwose n'umugisha. Mumbwire ibyo mwifuza ko nahindura cyangwa ibyo nakongeraho, ni ingenzi ni ukuri. Bajya bavuga ngo ugira Imana abona umugira inama. Imana y'amahoro ibampera umugisha kandi mugire ihirwe mu byo mukora byose. Imana yo mu ijuru ibahire. No kuvuga ngo muri kano kanya mu ndirimbo ufite, iya mbere urayibuka n'iya nyuma urayibuka? Yego. Ndimo ndagira ngo dukorere mu nganzo ku ndirimbo ya mbere yawe, unakore mu nganzo ku ndirimbo ya nyuma. Numara gukora, ariko iyi nimero natanze ni nayo ukoresha no kuri WhatsApp kugira ngo abantu bari hanze bakunda gukoresha WhatsApp. WhatsApp ni 07 3 27 403 07 3 29 403. Ngaho ukora mu nganzo none ku ndirimbo ya mbere uhita ukora no ku ndirimbo ya nyuma tete dusoza. Mwana w'umuntu garukiraho, ukora ibishimwa na buri wese, wirinde guhukosora Imana yawe, wigira uko rurema atakuremye, wihinduranya uko wishakiye, ubuzura urugwiro n'abagushuka, nyamara iyo usubije amaso inyuma, birakwiye ko wakwisubiraho, wige gufata ibyo uvunikiye, ukoreshe neza imbaraga zawe, bizagufasha bizakubaka, niwo muco wacu nk'Abanyarwanda. Mwana w'umuntu garukiraho, ukora ibishimwa na buri wese, wirinde guhukosora Imana yawe, wigira uko rurema atakuremye. Wow, itukubita ku ndirimbo ya nyuma none umunota umwe. Mwabaye intwari mwanga kuba intwaramugayo, muduha umurage ukomeye kandi ukeye, wo gukunda igihugu ndetse no kukitangira, tugera ikirenge mu kimanzi n'ingenzi, ndetse n'imena dukomeze ubutwari. Wow, uririmba neza kandi mu by'ukuri imiririmbire yawe irasobanutse, amagambo arimo ni amagambo meza. Reka nkubwire ngo Imana igushyigikire kandi Imana ikube hafi, ndetse natwe tuzakora uko dushoboye kose, tuzakomeza kukuba hafi. Ariko ndimo ndakubwira, reka nkubwire iki kintu, nimara kuguhuza n'akarabo k'Imana mukamara guhura, umenye ko bizaba ari umugisha. Akarabo k'Imana nawe azagenda guhuza n'abandi banyamakuru, kubera ko ubundi promosiyo ya mbere ni abanyamakuru, kuko abanyamakuru nibo bagira umuhanzi uwo ari we. Ubwo rero natwe nk'itangazamakuru hamwe na support ya Karabo k'Imana, ndahamya neza yuko uzagera kure. Reka tugushimire, mvuge ngo wakoze cyane kwitabira ubutumire bwa M1 TV. Mwakoze namwe, ndabashimira. Reka namwe tubashimire mubwe mwafashe umwanya wo gukurikira iki kiganiro. Reka nkubwire ngo niba wumva hari icyo wakora kubw'uyu mukobwa, ukumva hari itafari washyira ku buzima bwe, ushobora kuba ufite wenda 100, ushobora kuba ufite 50, ushobora kuba ufite 200, ubushobozi bwose ufite, cyangwa se inama, cyangwa se ikindi kintu runaka ushobora kuba wamufasha. Reka nkubwire ngo nimero yayitanze, kandi uzagerageze byibuze uvuge ngo ngiye wakurikiye iki kiganiro, hari icyo nakoze kubw'uyu mukobwa. Hari umuntu wabaye mu buzima nk'ubw'uyu mukobwa, n'uwabaye mu buzima buri hasi ye cyangwa se buri no hejuru ye. Reka nkubwire ngo gerageza ugire icyo ukora kubwe. Rero ikiganiro tugomba kuzakora ikindi kiganiro twamuhuje na Karabo k'Imana. Reka nkubwire ngo kora subscribe kuri M1 TV, ukande like, share, ndetse ukore byose bishoboka kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikomeza kukugeraho 5 kuri 5. kandi kuri iriya channel y'uyu mukobwa nawe ukore kuri subscribe, ririya jambo ry'umutuku haza akazogera ugakande, ukande kuri like ndetse ukande na share, usharinge iki kiganiro cy'uyu mukobwa, kugira ngo byibuze niba wamukunze uri umwe, byibuze umukundisha undi, kugira ngo support ikomeze kugenda iboneka. Reka ngushimire rero, reka nkubwire ngo yari Jado, umuhungu w'Abanyarwanda, yari M1 TV. Ciao ciao, bye bye.